bavandimwe, Imana niyo muhanzi w'amateka yacu, ni nayo mugenga w'amateka ya muntu. Nta muntu uvuka gutyo gusa Imana itaramuteganyije. Abantu nibusanga bavuga ngo inda itarateganyijwe cyangwa se umwana utarateganyijwe, ibyo ni iby'abantu, ni ukutumva neza ubuzima icyo ari cyo, kuko ku Mana ntawe utarateganyijwe. Na buri muntu mu kwemera kwacu tumubona nk'umuntu Imana iba yararemye, hari ubutumwa yamuteganyirije, yamuremeye n'uruhare azagira mu mateka. Amateka y'umuntu kandi atangira kare, ataranabaho, ataranavuka. Nyagasani igihe ahamagaye umuhanuzi Yeremiya yagize ubwoba, ashaka guhakanira Nyagasani no gusigana, agira ati ndacyari muto, sinzi no kuvuga. Hari abantu b'abahanga bazi kuvuga neza kundusha, ubanza wibeshye, waba ari nibo wari ukwiye gutuma. Ariko Nyagasani amubwira ati ni wowe, nta wundi natuma mu mwanya wawe, kuko nicyo nakuremeye. Ati ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi, nakwitoreye utaranavuka, nkugira umuhanuzi w'amahanga. Amateka y'umuntu rero akaba agizwe n'umuhamagaro, kandi atangira kare, kure y'aho tuzi n'aho dutekereza, umuntu ataranabaho. Igihe kigeze rero cyo gusohoza ubutumwa Nyagasani yaturemeye, ihamagarira umuntu ubwo butumwa ngo ajye kubusohoza. Hari uburyo bw'umwihariko muri iki cyiciro cya seminari nkuru prepedetike turimo, nicyo gihe cyo gutega amatwi Nyagasani ngo wumve ubutumwa yakuremeye, umugambi yagufitiye. Nka Samweli ugira uti karame Nyagasani, vuga umugaragu wawe arakumva, no gusenga uvuga uti Nyagasani nyereka ugushaka kwawe n'umugambi umfitiye, ndakwitabye kandi niteguye kugutumikira. Nkuko twumvise rero mu ijambo ry'Imana, uhereye ku isomo rya mbere, Dawudi Imana yari yaramuremeye kuzaba umwami wa Isirayeli, uzakomokaho Yezu Kristo, umwami w'abami n'umukiza. Igihe Nyagasani atuma Samweli kujya kwa Yese gusiga amavuta Dawudi ngo abe umwami wa Isirayeli, asimbure Sawulo, Yese yazanye abahungu be bose, ariko Nyagasani ibwira Samweli ati muri aba bose nta n'umwe urimo. Babaza Yese ati se nabo bonyine ko numva muri aba ntawa bitorewe? Yese aravuga ati hari agahungu gatoya kari mu matungo, ariko bumvaga nyine bidashoboka ko ari we Nyagasani yatora kuba umwami wa Isirayeli. Samweli ati nimumuzane
turafungura ari uko ahageze ubutumwa bwanzanye mbusohoje. Dawudi bamuzanye basanga n'uwo nguwo Imana yatoreye kuba umwami wa Isirayeli. Imana rero ihamagara ushaka igihe ishakiye kandi ikoresheje uburyo ishatse. Imana kugira ngo ikize abantu ikoresha abantu, ni nabyo bigize umuhamagaro wacu n'ubutumwa bwacu. Nyagasani rero yatumye umuhanuzi Natani ati genda ubwire Dawudi uti nzakomeza inkomoko yawe nyuma yawe, nzimika uza gukomokaho wowe ubwawe kandi nkomeze ubwami bwe. Nzamubera umubyeyi nawe ambera umwana, kandi inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho imbere yanjye iteka, ingoma yawe izakomere iteka ryose. Dawudi yakira ubutumwa mu gusohoza umugambi wo kurokora abantu Imana yari yaramugeneye ko azagiramo uruhare muri aya mateka yo kurokorwa kwacu. Ivanjiri rero ikatwereka uko ibyahanuwe byujujwe, umuhamagaro wa Yosefu gusohoza ubutumwa bwe no kugira uruhare rukomeye mu mateka yo kurokorwa kwa muntu. Aratwereka mbere na mbere ukuntu Yosefu ukomoka mu muryango wa Dawudi abaye yaje kuba umugabo wa Mariya, umurinzi w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti, aba umugabo wa Mariya ku buryo bwo kuba umurinzi ngo umugambi w'Imana wuzuzwe. Bikira Mariya akomeza kuba isugi mu gusama ku bwa Roho Mutagatifu, mu kubyara no kubana na Yosefu nk'umurinzi kandi winjiza umwana w'Imana mu muryango wa Dawudi, gutyo ibyahanuwe bikuzuzwa. Yosefu Imana imuhamagariye gusohoza ubutumwa, byaramugoye kubyumva, byamusabaga guhindura gahunda ze nk'umusore wari uri muri gahunda zisanzwe z'umusore wari wananasabye agakwa, ariko atarabana na Mariya akaza gusanga atwite, ku buryo rero ibyo Nyagasani yamusabaga byamusabaga kwitanga, byari bigoye kubyumva nk'umuntu. Umuhamagaro wose rero utera ubwoba kandi ntabwo umuntu wawusobanukirwa, kubera yuko ubuhanga bw'Imana n'imigambi yayo biraturenze kure, ntidushobora kubyumva neza. Tugenda dusobanukirwa gahoro gahoro. Benshi bazakubaza ibyo urimo, niba utibeshya cyangwa utari mu kuyoba, nawe ukaba utashobora kubisobanura ku buryo byumvisha abandi. Hanze aha ngaha baba bibaza ku nzira y'umuhamagaro wo kwiha Imana. Ejo nari kumwe n'abantu bakurikirwa ku mbuga cyane, bambwira bati urubyiruko ruba rwadutumye kubaza ese umuhamagaro wo kwiyegurira Imana ko bitumvikana neza, cyane cyane baba bagusha ku kuba umuntu yemera kwitangira ingoma y'Imana, ntashake ngo yubake urugo nk'uko abandi bose babigenza. Ugasanga rero
ni ibintu bisaba gucengera amayobera y'urukundo rw'Imana no kwiringira Imana yo izi neza ikidufitiye akamaro cyadukiza kurusha uko twebwe twabyumva tukabiheza. Umuhamagaro wose rero utera ubwoba kandi ntabwo umuntu ashobora kuwusobanukirwa kuko ubuhanga bw'Imana n'imigambi yayo biturenze. Dushobora kuyumva neza, tugenda dusobanukirwa gahoro gahoro. Ni nka wa mwarimu mbompo de pedagogue ugenda gahoro gahoro intambwe ku yindi, yagenda yigisha ayishurira ubumenyi bwisumbuye ku mwana yigisha, ku munyeshuri yigisha. Impungenge rero Yosefu yari afite, Nyagasani yaramuhumuriza nk'uko yahumurije Yeremiya ati, Yosefu umwana wa Dawudi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo. Yasamwe ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Azabyara umwana uzamwite Yezu, kuvuga umukiza, kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo. Kwitabira umuhamagaro w'Imana bisaba ukwemera, bisaba ukwizera Imana kuko ariyo ibizi, niyo ibizi kandi niyo igena. Kandi iyo tuyizeye nuko twizeye ko idukunda kandi ishaka kudukiza. Niryo shingiro ry'ukwizera kwacu. Imana iradukunda bikomeye. Iyo twumvise urwo rukundo rwayo ntabwo dushidikanya kuyizera no mu byo tutumva cyangwa tudasobanukiwe. Iyo ari wo mugambi wayo nk'uko kwa Yosefu turabyakira. Evanjili ivuga ko Yosefu yari umuntu w'intungane. Mu byanditswe bitagatifu, intungane ntabwo bivuga umuntu wubaha amategeko gusa. Intungane cyane cyane bivuga umuntu wemera Imana akayizera. Ari naho hashingiye kubaha amategeko y'Imana. Abafite impamvu yubaha amategeko y'Imana kandi ayubahiriza, nuko aba yemera Imana kandi ayizeye. Imana ni urukundo. Kwemera Imana ni ukwemera urukundo idukunda no kuyizera kubera ko tuzi urukundo rwayo rukomeye dufitiye. Iyo wizeye umubyeyi ugukunda, iyo wemera umubyeyi ugukunda, uranamwizera. Kwemera urukundo rw'Imana kandi ni ukurwakira natwe tukayikunda. Tukayikundira, ari byo tudashidikanya iyo tubonye ko ari wo mugambi w'Imana, ari bwo butumwa dufitiye, ari cyo iduhamagarira kandi ari nacyo yaturemeye, yatugeneye. Isomo rya kabiri, Pawulo Mutagatifu ati, Aburahamu umukurambere wacu mu kwemera yakijijwe n'ukwemera, atorwa kubera ukwemera kwe. Agira ati, yizeye ibidashoboka, aremera, maze abatyo umubyeyi w'amahanga menshi, bikurikije rya jambo ngo dore uko urubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu urugero rw'ukwemera, umukurambere wacu mu kwemera,
ni urugero rwiza rw'umuhamagaro no kwitabira umuhamagaro mu kwizera, mu kwemera. Aburahamu Imana yamuhamagaye kuva iwabo, kuva mu bye akajya mu by'Imana, kuva muri gahunda ze akajya muri gahunda z'Imana, atazi neza aho agana, yizeye Nyagasani umubwira uti haguruka uve iwanyu, nzakwereka igihugu nakugeneye kujyamo. Aremera kubera ko yakundaga Imana kandi ayizeye. Igihe Nyagasani amugerageje kamusaba gutura umwana w'igitambo, Aburahamu ntibyari byoroshye, ariko aremera, aravuga ati Imana niyo ibizi, izi icyo yanteganyirije, kandi koko biza kugaragara. Ikigeragezo agitsinze, umuhamagaro usaba ukwemera gukomeye no kwizera bitsinda ibigeragezo, bigatuma umuntu arangamira Nyagasani umuhamagara, akaba ari we yizera. Bavandimwe rero, bafuratiri, muri uru rugendo mutangiye, nibyo tubasabira, tubifuriza ngo Nyagasani abamurikire kandi abakomeze. Namwe mumwiringire, icyo abasaba gukora mugikore. Mutagatifu Yosefu kandi umurezi w'umwana w'Imana, namwe akomeze abarinde kandi abafashe.